Mana ikuzaniye imbuzi, Mana ikuzaniye ubutabazi. Bibiliya ni itegeko nshinga ry'ijuru. Bavandimwe, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristo. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Ndabashimiye mwebwe abateze amatwi Umucunguzi TV. Uyu ni umwanya mwiza cyane, ya saha twumva kandi tukiga ijambo ry'Imana n'icyo nyine Imana itubwira. Niyo mpamvu rero mbararikiye gutega amatwi ubutumwa, kuko ni ingenzi, ni ubw'agaciro kuri buri wese ubutega amatwi. Iki ni cya gihe rero duhugurana mu izina rya Yezu Kristo. Reka dusenge kugira ngo umwuka w'Imana abe hamwe natwe, kugira ngo Roho Mutagatifu abe hamwe natwe, kugira ngo tubashishwe kumva ibyo Imana yashatse ko twumva uyu munsi. Mana nziza, ndagushimiye kandi ndaguhimbaye. Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, uri Imana ikomeye, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Niyo mpamvu amashimwe yawe yose Mwami tuyazamuye muri iyi saha, kubera ko tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kumva icyo uvugana natwe. Ndakwinginze rero kugira ngo umwuka wawe wera abe kuri jye, kandi abe no ku matwi y'abagiye kumvira ijambo, kugira ngo ribabere impumu, ribabere ubuzima, ribabere ubugingo, ribabere impamvu yo guhinduka. Urakoze rero, witwa Uwiteka, witwa Uhoraho, witwa Ndiho, uri Imana ibera hose icyarimwe. Reka rero no mu gisaho ubane natwe, ijambo ryawe riduhindure kandi riduhindurire kugukiranuka utwifuzamo. Urakoze mu izina rya Yezu Kristo umwami wacu, amen. Bakristo bavandimwe rero, uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kumva kandi ijambo Imana yatugeneye uyu munsi. Niyo mpamvu tugiye kumva ijambo ry'Imana, turarisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Tugiye kumva ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Uru ni urwandiko kandi turi buze gusoma mu bice byawo 5 ku murongo wa 5. Aravuga ngo, namwe basore mugandukira abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Urwandiko rwa Petero ibice 5 umurongo wa 6 haranditse ngo, nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Hanyuma nanone mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 8 haranditse ngo, mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Mana yo mu ijuru nitubabarire. Hanyuma mu Migani ibice 22 umurongo wa 4 haranditse ngo, uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukira, icyubahiro n'ubugingo. Akane haranditse ngo, Dawidi akajya yitonda mu byo akora byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Imana ishaka ko twumva muri iki gihe. Ni amagambo asaba abasore kwicisha bugufi, ni amagambo asaba abakiri bato kwicisha bugufi, bakubaha abakuru. Kubera ikiri jambo muri iyi minsi hariho abantu rwose, wenda reka mvuga abasore kuko aribo babwirwa muri iri jambo, ubona kubaha abakiri, kubaha abakuru, kubaha ababaruta, bimaze kumera nk'aho ari umuco ushaje. Kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana rirasaba kubaha abakuru. Rero ntabwo bijya kure y'ibyo tugomba kuba twumva, cyangwa se bijyanye n'ubundi n'indero y'umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi, n'indero cyangwa se n'indangagaciro z'abanyarwanda, cyangwa se n'ahandi hose ku isi. Kubaha ni imbuto z'umwuka, kuganduka ni imbuto z'umwuka, nk'uko tubisanga n'ubundi
mu Bagalatiya ibice 5 ngira ngo ubwo guhera ku murongo wa 21 kugeza ku wa 23. Rero abasore turasabwa kugandukira abakuru, tugomba kumvira abatuyobora, ariko kandi batuyobora mu nzira nziza. Ntabwo bikwiye ko rero uyu munsi abasore b'Imana, abasore ba Yesu Kristo, abasore bakunda gutukisha Imana, murabwirwa ngo nimuhagarike, nimugezaho. Birababaje ngo nuvuga ngo dukenyerere kwicisha bugufi kandi dukorerane, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ibahera ubuntu. Aya ni amahirwe akomeye cyane duhawe yo kumvira ijambo, yo kumvira imbuzi, yo kumva ubuhanuzi. Nahawe kwisuzuma ukareba ukavuga ngo mbese yewe, haleluya, imibereho yanjye, imivugire yanjye, imyitwarire yanjye, mbese nta muntu ibangamiye, nta muntu ikura kuri Kristo. Hari imyitwarire muri iyi minsi abasore dufite, cyangwa se wenda n'abakobwa, ituma abantu abatureba tubakura kuri Kristo, tubagusha. Iyo myambarire, iyo myitwarire, iyo miyogosheshe, ese ihuye neza n'ibyo Kristo agusaba? Yego, twicishe bugufi mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu myambarire. Yego, kuko turi munsi y'ukuboko kw'Imana, kugira ngo abishyira hejuru, kugira ngo Imana izadushyire hejuru mu gihe gikwiye. Biragoye rero muri ino minsi. Imyitwarire ya buri wese igomba guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi idusange. Hari ijambo rikomeye cyane hano Imana ishatse kutwumvisha. Amen. Ijambo rivuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso basore. Mwirinde ibisindisha, mube maso bakobwa. Ibyo bisindisha mubireke. Ibisindisha rero ni byinshi nk'uko twabibonye. Gusinda biri mu mirimo ya kamere nk'uko tubisanga mu Bagalatiya ibice 5. Kandi ngo abayoborwa n'iyo mirimo ya kamere ngo ntabwo baba bari abana b'Imana, kandi ngo ntabwo bazaragwa ubwami bw'ijuru. Imyitwarire yacu yagakwiye kuba itwereka yuko turi mu isi, turi abashyitsi, turi abagenzi. Nimba hariho ubwami bundi abantu bazajyamo, ubwami bw'ijuru, aho Yesu Kristo agiye kudutegurira, abantu twagakwiye kwifata nk'abajyayo, ntitwifate nk'ab'iki gihe nk'uko ijambo ry'Imana ribitubuza. Tukirinda nk'abasore. Uyu munsi ukaba umusore, kuba uri umusore uririmba muri korali ntibihagije. Biranahagije se kuba ahubwo uri umukobwa, uri umuririmbyi, cyangwa uri umuvugabutumwa, cyangwa se uri umuhanuzi. Oya, ntabwo bihagije. Ahubwo bya bindi umuririmbyi yaravuze ngo bya bindi dukorera hihishe tubicikeho. Ibisindisha rero ni byinshi. Harimo ubusambanyi, harimo inzoga, harimo itabi, harimo n'ibindi bintu byose dushobora gukora bigatuma dutarinye Imana yadushakagaho. Ubundi gusinda ni iki? Gusinda ni igihe umuntu atakamena Imana yamuremanye, akaba atakibasha gukontororwa n'umwuka wera, ahubwo akaba asigaraye akontororwa n'indi myuka. Iyo wagize umujinya ukabije, ntabwo uba ugikontororwa n'umwuka wera, uba wamaze gukontororwa n'umwuka wa Satani, kubera ko umujinya ugukoresha byinshi. Satani awinjiriramo akawukoresha. Iyo wamaze kunywa ibiyobyabwenge, wataye ubwenge, niho usanga umuntu ari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Niyo mpamvu nk'abasore turasabwa kubireka, kuko ijambo riratubwiye ngo twirinde ibisindisha, tube maso, kuko umurezi wacu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuwaconshomera. Ibi rero ni ibihe bigoye turimo, ni ibihe bitatworoheye nk'abasore cyangwa se n'abakobwa. Tugomba kwirinda. Mana ishimwe,
Mana ishimwe ko ituzaniye iri jambo, Mana ishimwe ko iduhaye iri jambo, iradukebuye, iratuburiye ngo Satani ari kuzerera, ari kuturega. Ni ukuvuga ngo ibintu byose dukora, ibyo tunyuramo, ibyo tuvuga, imyitwarire, ibyo byose Satani araturega, arashaka kuduconshomera. Hari uburyo bwinshi rero yanyuramo aguconshomera akakwambura ubugingo. Ijambo ryarambwiye mu byahishuriwe Yohana intumwa, haleluya, ibice 3 umurongo wa 11 ngo ndaza vuba bidatinze, ngo wirinde kandi ukomeze icyo ufite. Icyo Kristo yavugaga nta kindi, ni agakiza, n'ubugingo yaduhaye, yatugeneye muri we ngo tubikomeze. Araza vuba bidatinze. Hanyuma natwe nk'abasore n'abakobwa atubwira ngo rero twirinde ibisindisha, ngo Satani ari kuzerera ashaka kuwaconshomera. Uyu munsi rero ntaba ari jye, ntaba ari wowe, ahubwo uyu munsi iyi mbuzi kugezeho, uyu munsi kugezeho ngo uhindure. Kuko Kristo aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwe, abasore mwe murushye, mwe abakobwa mwe murushye, umusange mbaruhure. Haleluya, Mana ishimwe. Hari byinshi bituruhije, hari ubusinzi, inzoga zarakubase wanze kuzireka, busambanyi nuko, ibyo nabyo n'ibisindisha. Aho ukora se urya ruswa, ibyo nabyo bituma utaneca y'Imana, kuko bituma ugendana umutima ugwishinja icyaha, ugucira urubanza. Icyo gihe Satani yabyuririraho akaguteza ingaruka mbi cyane. Ibyo byose ni ukubyirinda rero, ibyo byose ni ukubyirinda, tukamera ahubwo rata nk'uko mu migani batubwira ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Kambabwire bene data, muri uyu mwami Yezu Kristo tuboneramo byinshi, tuboneramo amahirwe, tuboneramo ubukire, tuboneramo icyubahiro, tukaboneramo n'ubugingo. Ibyo ni umurage wacu, kuko mbibutse neza Bibiliya ni itegeko nshinga ry'ijuru, ni itegeko duherebwamo uburenganzira, tugahererwamo n'amabwiriza yuko dukwiye kwitwara. Hanyuma rero kumaranira icyubahiro, ubukire n'ubugingo nta handi byava, ahantu bituruka by'ukuri byuzuye ni ukwicisha bugufi, ukubaha Uwiteka. Ntabwo rero wakwicisha bugufi ngo uba Uwiteka usambana, uri umusinzi, uri igisambo, ugambana. Ndakubwira uyu munsi niwumviye imbuzi nawe ugarukira aho wari ugeze. Kristo agutegeye amaboko, Kristo aragutegereje, Kristo araguhamagaye, arakubwira ngo rero iyo mitwaro irakuremereye, nuyinyikoreze ugaruke nkuruhure, witwa umwana wanjye. Biracyashoboka rero, haracyari ibyiringiro, haracyari amahirwe. Kristo arakubwira ngo mpagaze ku rugi ndi gukomanga, uwemera agakingura nkinjira, turasangira, turabana nawe. Iyi mbuzi rero irakumanukiye. Haleluya, haleluya. Mana yo mu ijuru ishimwe, Mana yo mu ijuru ihimbazwe, Mana ikuzaniye iri jambo, Mana ikuzaniye iyi mbuzi, Mana ikuzaniye ubutabazi. Ragira ngo witware ukundi kuntu, ragira ngo uhindukire, ragira ngo wongere ugarure icyubahiro cyayo mu mibereho yawe. Ujye witonda mu byo ukora byose, witonde mu byo uvuga, witonde mu myanzuro ufata, imyanzuro ufashe ubaza Uwiteka umaze ngo mbese bigende bite. Ijambo ryatubwiye mu gitabo cya mbere cya Samweli 18:14 ratubwira ngo Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, ngo kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo kubera iki jambo, niwitonda mu byo ukora, niwitonda mu byo uvuga, ukabanza ukabaza Imana ngo mbese ibi mbikore, mbese ibi mbireke, Imana izaba iri kumwe nawe. Kandi Imana iri kumwe nawe, iri mu ruhande rwawe. Aho ijambo ryarambwiye muri Yesaya 54:17 harambwira ngo nta nkota bacure kukurwanya izagira ikigutwara. Iri kumwe n'Uwiteka, agenda kurwanira, agenda kurinda, agenda gucira inzira. Icyo gihe nawe ukabasha kuguma mu mujyo mwiza ijuru rigushakamo. Urakoze rero. Hari igihe wumvise ubutumwa ugasanga hari aho waguye koko, ugasanga hari aho wateye intambwe zidahwitse, ugasanga hari aho wagenze nabi. Ukaba ushaka ko dusenga n'Imana kugira ngo dusabe imbabazi.
ndakwinginga ntupingire isengesho, cishe bugufi umutima wawe, tangire ubwire Imana uyongorere, ibwire ngo umwuka wawe ambeho, ibwire ngo imbaraga zawe zimanukire, ibwire ngo amaraso ya Yezu Kristu namanukire, ibwire ngo uyu mugoroba nanjye ndagukeneye, ibwire ngo aka kanya nanjye ndagushaka, ibwire ngo aka kanya nanjye ndagukeneye Uwiteka. Mu izina rya Yezu Kristo birakunda. Reka dusengane Imana. Tekereze neza, tekereza imikorere yawe, tekereza ku bantu muganira, utekereze ku byo ubabwira, tekereza ku mahano uhora uteza, tekereza ku bana b'abakobwa wagushije mu cyaha, tekereza ku bana b'abasore wagushije mu cyaha. Nurangiza ubwire Kristo, umubwire ngo ndatsinzwe, umubwire ngo nanjye mbabarira, umubwire ngo nanjye ndashaka kugukorera, umubwire ngo nanjye ndigaye, none rero mbabarira. Mana, mu izina rya Yezu Kristo ndagushima Mana murengezi kandi mutabazi, ndagushima wowe nyiringabo kandi nyirimbaraga. Ndabizi ko ufite ingabo nyinshi kandi Uwiteka ntabwo watinya kutwoherereza abantu marayika bakiza aba bantu Mwami bapfukamye ku munsi w'umusaraba. Dore bapfukamye Mwami bihana byinshi banyuzemo bitakuneza, dore bapfukamye bihana Mwami byinshi bakoze bitakuneza. Wumve gutakamba kw'abagaragu n'abaja bawe, nubasukeho imbaraga z'umwuka wera, nubasukeho amaraso ya Yesu Kristo. Reka bongererwe imbaraga zo kwirinda no kurinda ibyo wabahaye, reka bongererwe imbaraga zo kwirinda ubusinzi n'ubusambanye. Katika jina la Yesu ndabohoza imigisha ya buri wese Mwana, imbabazi zawe zibururukire, imbaraga zawe zibamanukire, kandi imbabazi zawe wazitangiye Mwami Yesu ku musaraba. Mwami Yezu Kristo, wowe wabwiye Mwami umubwira data ngo abakubambye ababarire ko batazi icyo bakora. Rakoze uri nyakubahwa, rakoze witwa Uwiteka, rakoze kubw'izo mbabazi, rakoze kubw'urukundo rwawe, rakoze turagushimiye, rakoze ubwo tubabariye, rakoze ubwo ubabariye imitima, rakoze ubwo ubohoye imitima. Abarwayi bari muri isengesho turabasengeye nibakire mu izina rya Yezu Kristo. Reka indwara z'amoko yose ziveho, imvune zose ziveho, nyatsi zose ziveho, rande zose ziveho mu izina rya Yezu Kristo. Rakoze uri nyakubahwa. Shalom.